yamaye inka rero ye penye filime igiye kujyamo yiswe ngo iki rero 97 minutes iminota 97 habaye iminota 97 byagenze bite nicyo tugiye kureba niyo mpamvu ndi hano niyo mpamvu namwe mwicaye igiti.net niho usanga izi filime n'ahandi yumva yitwa Deni Kabaka yitwa Deni Bebe filime kandi ni ubuntu. Yes, okay. Egandi na Jondi chef de zone d'etat civil. Ni makalimo ka Chris Easy ndetse na Kiriko. Bamwise Kiriko akili. Kuva Iburundi. Ukucheza ni kiongozi akuri ya masho. Abi Burundi bose ndabasuje ndabakengurukiye cyane. Namwe rwose munyishimire. Batman jasa shudukoka. Bamwise Kiriko akili. Ye nitwa Deni Bebe. Mwangunze muri nyinshi. None ikintu cy'ingenzi mugomba kumenya muri minsi. Mu minsi mike cyane the originals. Kugiti.net. Mwe mukoza mutora mushaka ko Sankara ikora cyangwa mushaka ko Dirana ikora. Mushaka nde? Mu minsi mike cyane iraje. Akakarangira yajyamo Kachis. Tujya muri Turukiya. Ni seri nziza cyane. Ako karangiza ajya kubaza DJ ati Kachis iri hehe? Sheli twende lala. Turataha ya pya. Okay. Turataha cyangwa turarara waka Jojo Breezy. Raka benda. Okay. Reka tubyina na Cadence Shawe. None gumana nawe. Ye. Denye. Akarimo kiselala. Shawe. Sigi. None gumana nawe. Sivre bebe ni womare so. No kuri kwimana. Oma network. Yivuze. Tambuka nk'inyoni. Ye. Denye. Isoni. Itushmani ya chekulia. Ra. 97 minutes. Iminota 97. Kuki filime yiswe ko iyo tugiye kureba umusobanuzi mukunda kandi mwizera. Niyo mpamvu nagarutse rega bu filime. Murabizi filime zirangira iyo ngiye kuzikora rero. Iyo filime nyine tumenya ko ari nziza kuko rwose si ibintu nkora cyane ariko iyo ngiye kubikora mumenya ko kabaye cyane. Wa musobanuzi mwakunze none babaza umusobanuzi gukora hiti na filime nziza cyane muvuge ko ari nje uko baraza gukora nyete rega banakuroga ntawamenye. Karimo kakozwe na Prince Keys wese mujye banza ariko mwumve Prince na Cadence Shawe. None gumana nawe. Nda Burundi Hakuna kulala leo munsi nakuryama. Nda Burundi Prince is a producer ninde? Keys. Okay. Amwisa Chris. Keys. Prince. Mwita Prince Keys. Musobanuzi muri kumva ni Deni Kabaka ni Deni Bebe. Website line ni igiti.net washatakadomo.net. Ye. Denye katawenti twamaze tuza si byose basi mubabare murabyeme twamaze murakoze. Ikintu kuri kwimana ibi bintu none tubise tuwe dushyiraho mujye muhita mumva muhamagara mubwire ati ye Denye. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi
turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororo, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 07 88 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07 EGT.net, the free movie tree. Bantu mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangire ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzu ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore bategerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona service zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 07 216 130 cyangwa 07 249 789. Yamaye inka rero ye denye denye ye singabo se nabo nyine ni ibyo ngibyo Vatiko cyangwa se Vatiko. Ibintu kubisoma ni ngombwa cyane ariko singizo studio se ORWO. Noneho Black Hunger Studios abo nabagiye bagenda bategura uko bategura. None abasobanurira rero babaswe ugiye kubamenya uhera hano agusomera ibintu gato ati nshatse nagikuramo iki ni igiki ati iki ati hari abasobanurira none ngiye nsanga abantu mwicaye muri mo murabira ngabata ko ubundi mwebwe uko n'urugo rwose banabakubita bagize bakubita da dore ngabo media capital don't nuko tujya dusoma kugira ngo tubacabiranye ni vuba none sigira ngo yamaye nuko umwanya uri kuducika. A bonded company Buffalo 8 noneho MFC company ko zidashirara Media Finance Capital ntago zishere ko cy'ingenzi rega n'ubundi ni dirane kawa kadani bebe. Birababaza gusanga nkora filime ngakora filime ngagiye kuri cyangwa nguzi 97 minutes ngo ya Sankara. Why? Where the Abradune? Why? Jibuze ni munyamyo kuvuga wenda munyamyo uzi Bredo Mask ya Diane kabaka ibyo tuza tubyumva tukabyemera. Izaba munyamo zinyitira kwizanye n'akazi bitirira. Ariko arize ni mutaza munyitira ngo mbyemere zimwe z'abandi banyu bagoswe. Denye ngo dutangiye mu nyanja Atlantika
majyaruguru yayo ni mayiro 1,100 uvuye ku mupaka wa Amerika. Mayiro nkabisome nkamwe si mayiro se mile uburyaye kuba mayiro iyo nimba iva he simbiza ariko ubwo ngugo twese twemera kuko ni kumwe se kore ko mwabishatse si byose. Indege yiswe ngo Oceanic maga 20 niko yiswe ndetse iri kuva mu Bwongereza yitwa Heathrow ijya kuri JFK John F Kennedy. Ikibuga cy'indege cyamwitiriwe perezida wa Amerika, n'ikibuga cy'indege cyamwitiriwe muri Amerika. Tikuva mu magambo iri kuva mu Bwongereza ijya hehe muri Amerika. Ibwatinze barimo baragenda abapilote bagenda rwose batanga raporo bavugana n'abari ku butaka bababwira ko benda guparika n'iminota baburango bahagere. Ni ibintu babizwi. Okay, abatabizi nibyo mugiye kumenya. Abantu nka twagiye mu ndege tuyatubibabwira kugira ngo byumve. Minota 97 kugira ngo bongere bakenere iki indi benzine. Wangu indege ifite iminota 97 byibuze iri mu kirere. Nako filme yiswe. Minota 90 ngahe na burindwi. Nibwatinze pilot nk'ibisanzwe atangira rwose kuganiza abaturage. Ubundi pilot wundi avugisha abaturage akavuga ati rwose mwihangane we ntabaye akabazo gatoya. Tugize ikibazo cy'imiyaga mu kirere cyo bita turbulence. Bine gutyo kagiye ujya kuri dodani. Rwose mu ryoherwe n'indege turatugeze mu kanya gato cyane muri Amerika muri New York. Rwose muraza kwareba hasa neza cyane. Ko bageze bwa mbere muraza kubona biryoshye mu ryoherwe n'urugendo. Ni pilot uvuga. Arabaganiriza ariko shaje y'indege shaje kubajyana ibacugusa. Mwambwa ati pilot akatsindwe. Uratubwira iki? Abantu nka twagiye mu ndege ugiye mu ndege batanya wa bibi na bwana abantu bagiye muri za ntuza zimwe zibavuga igiswahili sese muzizi. Harya ni yihe se byose se Sankara sinumva bize se yagiye muri nuza Kenya Airways se. Bwatinze sasa mu ndege abandi bariyo ndege abatanya kurebana gutya buriya mu ndege buri wese afite gahunda ze. Burane nkuko indege akenshi usanga ziramo amasera abapadiri buriya abantu bataya babura. Narumiwe indege babarimo bakiraho ngaho bikore mbuni maze yikirisha isasu karabaye sasa mu ndege uyu ngo arahaguruka n'umukobwa yumvisha isasu ahaguruka karabaye isasu mu ndege amasasa avaye he fasha guca umwana mbundanga mu mbunda uyu ngo yafayo ngo sanga ndi umusirikare atazwe za Amerika we tumanike iki bakiraho kweshyira ku ruhande abantu nako ari umwe bafite ibibunda ngo bajyaho nibikinisha tuza nta muntu ugomba gukomereka sibyo. Isasu mu mutwe Yesu Kristo mana nyagasani we mana nsenga nabona indege irashimuswe karabaye. Icyari indege dore indege sasa guratangira iramanuka nga butosho indege butosho ndege uyu ngo pilote menye nawe bamuhitanye pilote bamuhitanye nanyije nguyu ndege ashaka kwigara ku murongo. Ndege se umuntu wese utwara indege si ibintu byo kuza nka pirapita gujya gutya nka si igitogotogo si ibintu cyane kuyakorera kuri YouTube ukabibona wapi. Karabaye indege nago wayigira kuri tutorial ibintu babyiga imyaka n'imyaniko. Sasanga abantu bafashe indege numbaze ngo gahunda yabo ni iyi bayise 97 minutes minota 97 kuki kiswe ngo iki denye abanga ndege bajya pilot bamwishe tayari aba baricara hano numbaze gahunda yabo imeze ite karacyatangira ahandi filime zisanga sije kuri wayisha tukadome igitakadomo net nyuma twadene bebe bararuka ahangara abantu gose situation ngizi indege none kuri bimeze mpamvu usanga abantu benshi baruka indege hagurutse niri guparika iri kurandinga. Rero in filime yiswe wiki 97 minutes burara abantu gutyo ikintu kigucugusa usanga tayari bibacugushiye nabo bagacugusa. Tuzanga kuri headquarters ku cyo gikuru cya NSA National Security Agents security kambi basomene the National Security Agents. Bwatinze aranga chief yabyizo shano muri BNSA cyo gikuru mbaze ngo yari marandika ibiki by'ibibaruwa rangije araguruka muri office. Ni bwatinze sasa ngawe tubamuhereza raporo ko rwose indege 120 kabaye ndege 120 karabaye. Sasa nga bafite umuntu ngo steak knife uratwumva steak knife uratwumva sasa nga steak knife izina nyine ya code name so bya batazakoye nago tuhamagara ngo sankarango ibiki oya kuba kugira izina mwamuhaye kuya mwenyine bo muriziranye none se bafite igihe kingana iki cya benzine izatanga 77 niyo basigaranye
Tajya guhamagara telefone angazi zari nyinshi. Telefone zari nyinshi hanga ibintu nk'ibyo bibaye kwa katanye kuba. Director mu nzira. Umuyobozi mukuru wa NSA yaraje. Ameze ati ubonye ameze gute ku maso yarakaye. Bahise amaraporo ko umuyobozi mukuru araje. Wiki? Katobayo tu ya. Karabaye sasa umuyobozi mukuru wari yiziye. Ni ikibazo. Yajana. Uramubona ariko? Muri NSA. Hani ikibazo kiba kivutse. Tekano y'igihugu uri mu kangaratete. Mwongere bigenze bite? Bayita Oceanic Flight. Ni indege y'abantu rwose ya company twa Oceanic, ni indege yabo history 220. Rwose avuga mu Bwongereza ijya muri Amerika. Rwose mu kanya saa 10:11 nibwo rwose bavanya kabo gutuma tuvugana. Rwose hari abantu benshi bafite intwaro batwamaje kumenya ko bari mu indani mu ndege. Nose fail safe imeze gute bayivaniyeho. Fail safe ni kwa kuntu usanga indege bifite uburyo ushaka kuyikontrola nk'abantu bari hano hasi bakayikontrola kugira ngo nyine mu gihe gize nk'ikibazo ikayikoreshwa mu buryo bwa automatic gaparika hano hafi kugira ngo itangirika cyane. Bibaho. Ni nk'uburyo nyine bwa backup bayo. Bayikuyeho gute se? Ngo tubizi neza. Ushaka ko wenda yangiritse cyangwa ikindi babonye nk'uburyo bayikuraho. Ntawamenya. Sasa ngaha tudafite fail safe ntago autopilot yakora. Indege yitwara tuyerekeza ahantu runaka. Ngo tugeze ahantu hari ikigo cy'indege hatekanye. Bivuze ngo rero ntago bayigurutse natwe ntago twayigurutsa. Bafite amakuru angabe kubona buryo indege iri kuyana bisa nka pilote adahari nta control afite. Twaba tuzi abantu ngo ni bangaye bashimuse ni nka 5. Twamaje kuvugana nabo se hari ibintu basabye cyangwa iki? Wapi? Gusa hari amasinyale twabashe kugira hari umuntu wacu dufite mu ndani. Uwuhe ndani ninde uri mu ndani? Oceanic Airlines. Ni company y'ubwikorezi ijyana abantu n'ibintu. Bise Oceanic. Indege ni Oceanic Flight 420. 420. Tasanga ku ruhande. Indege yagira gutya n'imiyaga ntago yari boroheye. No kwera kurasa na pilot irabanze bakurara kaga. Aracyamagara Steak Knife Fry uratwumva. Mu ndege ngo bafite umuntu. Bafite mu agent wabo. Manyari uyu nguyu. Raje anga afata kayikuteri. Nanga yacanga ikiwe rusaku. Ngako yakukure frequency bibanza kuba ikibazo. Bari hejuru cyane. Ndege bari hejuru mu bicu. Araguruka. Ndege bayifashe. Kandi bayifashe tonye bifite ibibuna wajya ngo nibikinisho. Ushobora kubibona ko bati bibi hasi. Ahagurutsa ngaha bona byadogereye. Ceceka ngaha twege barakubitwa. Shaka kwigaragambya gukoma kanu. Wari wigeze ngo intwari ngo n'umusirikare ngo ni y'amasho hasi yahise ajya bohereho. Bamuhereyeho. Haguruka nkagize gutya. Akana kaje. Kana bose ugeze ubona papa wangira. Papa ngo ikibise kandi. Bose n'utwaye indege karabaye. Mwana wanjye mvanga papa ngo utwaye indege sasa bamurashe. Utwaye indege yarashwe karabaye. Bose mufashe. Ya karabaye. We ibyo bireke. Nyine rwose akanuza kutabazi bw'ibanze. Muri economic class inyuma. Muri abari rwose abantu abari first class nyine za VIP aho wishyura amafaranga agiye atandukanye no muri economy nyine abantu bayishyuye makeya nyine. Mu bantu rubanda rugufi mwebwe. Hano nkanjye twe tugenda muri nuza muri first class. Muri GT business group usugo kugira ngo papa. We fatanga nture kure. Marasa tadudubiza ngo amuvamo. Amaraso nawe ngo filime zanjye buriya rega niyo mpamvu ngo ni professeur engineer docteur kugira ngo mugire muniga n'utuntu umuntu adufata nabamwe mujye mwiga first class mwaka mwite mukandika hano ko abasobanuzi banyu bize wagira ngo babahaga ubwenge bwa okaziyo ntago nzi neza n'icyongereza wagira ngo ni okaziyo bize aho kantu bakumvisha bakavuga cyenza yatana nabireka bivahise kandi nabo ko cyiza nuko nawe yandi gukora filime bose bazihanze amaso utwo bumvisha baduboroka gize gutya twa indege nta kintu numvisha ariko hakuna kintu zana mana shaka kantu ka med kit wara kantu kagakapu karimo rwose twutabazi bw'ibanze asanga aracyamagarwa Steak Knife ni icyuma ngaki gikata inyama
niko bamwise nako mugafate. Can I help you? Singire ne steak nayo muyimenye nyine steak ze si inyama y'inka. Chakira umuntu umuforomo w'umuganga wari wese ufite umuntu buryo yize ibintu by'ibanze by'ubuganga sawa atanya kubaza nka muzehe nta muntu wize ibintu by'ubuganga ra ndashaka umuntu warashwe akiri umuganga umuforomo umudogiteri ni muzehe anga ugenda abaza rwose ngiye hari icyo mbize ngwino nyine oya uyu ni umwe muri bo ni umusaza gusobanura ndakwinginze ngwino muzehe afite uburyo avuga bikajya bikamucanga ariko bikiranga abakina umuntu ufite utuntu twibanze yaba yarizeho tw'ubuganga hano nkanga Philipita rigiye rwose itahaza asanga yarize agarukiramo hagati ngo yize ubuganga bwahehe ko yanaguhitana sasa hangane bwatinze numwe mu bantu babo yese baza ngo steak knife ngwe ni bimeze bitibye no umuntu rwose ukora nka maneko rwose wagiye kwisanisha nabo abantu rwose nyine baramwohereje ntabwo turamenya gahunda yabo ni iyi baramwohereje nyine kuri misiyo ariko ntabwo baramenye abavugisha mu kanya steak knife mwe bohereza nk'umuntu nyine akaba maneko akajya nk'ahantu mu byigomeke bimwe bibi cyane kwisanisha nabyo bikamwizera rwose ta cyane. We have very weak signal. Sanga ntacyo turamenya ariko. Sasa ngaha satellite ntabwo turi kuzikoresha neza sinyari ntabwo ziri kutugeraho fresh ntabwo zinawo ziyageraho neza. The current SOP for these guys is don't tell your people the plan until it's time for them to know the plan. Best guess, tell your people. Sasa nga gahunda bafite muri aka kanya bisa nkaho ari ukutabwira abantu gahunda yanyu mu gihe igihe cy'umupango utaragera. Hari abantu bashimuta nk'abantu batoga ati rwose turi kwiba banki mwitware gutya na gutya na gutya. Hari n'abantu babashimuta bakaba bihuriye bakigiye cy'ibintu bigeze byo kubikora nyine bakabirwa mu bimenya bikuba. Sasa ni bwatinze steak knife abahamagara. Ese nazi arategereje cyangwa se irategereje ntabwo tuzi ngo nazi ni iki ndabisubiramo. Ufite situation rwose twashimusi nazi. On their chatter too. Say nayo rwose ibyo ngibyo yabyumvisheho. ID the hijackers. Manze mumenye ngo ni bande bashimusi. With the assets handled. We can about the MD. Mondebere byose bishoka ko twamenye uyu muntu ngo ni nyabakini no mukoresha abwira ibye. Ngo steak knife. Plane. Rwose negereje ko rwose hanga ndategetse indege zibe tayari. Mukanya zikibona indege ziyureba neza. Zibe tayari za F-22. Zita zizambya. Zita zirasa mu magambo. Zita zirasa mu kirere. Ni indege zigiye kugenda. Zizamuke. Director Hawkins. It's a director Hawkins. Director wa NSA. Akubintu kuvuga ni ibiki? Amateye kuri wo rwose uburenganzira buhawe nande bwo kuba wakora ibintu nk'ibyo kuvuga ngo indege bazamura izindi ndege z'intambara ushobora guturitsa indege mu kirere. Umva gahunda yanyu mbabwire umuntu muri kuvugana nawe byazambye ntabwo muri kubasha kuvugana nawe. Rero dufite abantu batanu bitwaje intwaro bashimusa indege. Rero ntabwo dufite icyo twakora mu gihe failsafe yavuyeho nta kindi kitwa twakora. Umva iyi ntabwo ari itangiriro rwo gushaka umuntu ngo yigire intwari. Mu minota 10 indege zacu ziri mu kirere mu minota 20 yindi bawe mu mwanya uko birangiza ndetse abantu barengana baraza kubipfiramo gusa abandi barengana imizi akarengana benshi baraza gukira babeho uvuga ngo bari mu ndege barabayitana kugira ngo indege imanuke ijye ngo mu mujyi rwagati iturikireyo bayiturikiza mu birere da ajya kugonga rwose ngo mu mujyi rwagati reka da ntago byakunda City Tower rwose reka da nibwatize wetoze zamuna za F-22 tayari zazamuka ni indege zinampara zihuta shawo izi ngizo bafite ibisasu nukwita bayirasa mu kirere ni indege bayishima usanga bose barabigenderamo tu bose anga nukwita babigenderamo amategeko nayandi mukibona indege musaba uburenganzira buyirase bw'indege bw'iyo Shanic flight 420 magana na 20 samujya ku ruhande n'akana kiswe Samweli Switch rwose mbonye muganga aza yanga muganga rwose ntabwo watonye tugenda bari ko bafasha mu pilote shoferi w'indege hanga ko atari muzima indege kuvuga ngo murayijyana he murayijyana ko mukanya yawe imanutse butosho ko ari butosho da sanga abanza muganga bayarize ibintu byinshi nabonye nka batatu hariya nanjye nabonye babiri imbere. Ese papa araza kumera neza
muganga akaboko kagashyira hano nkwereke umushyire ku ruhande gutya utazambara kajya kuzana amazi shyira aho ngaho baramufata amazi iki wajya aho ngaho mugumisha ari muzima turamukeneye turaza no kumukenera cyane yarahaguruka aravuga ngaho ururimi bavugana n'ururimi rwabo ngaho bareba mpereza nkwereke mpereza nkwereke yambondanga yatse umusirikare ari mwaka avuga ngaho ikirimi nimba ari ikirusiya nimba ari igiki ntumbaze baravugana imbunda buriya imbunda shatse nababeshya ariko ntabwo ari ibyo bintu byanjye ntabwo ari ibyo bintu nize muri superiere hari abasobanuzi usanga bajyaho barabyize kubeshya bagura n'imbunda afata urugo rukinisho shanye ndafata inzibo ngiye ramereza uruntu rwagoswe kubera iki hari abantu uzi ko hari abantu bari imana no kubeshya buriya menya ari imana we ntare cyaguhumeka umamagare njye nyine kandi ntagire undi muntu uhamagara numbaze ngo mubwiye ibiki mbibutse ni steak knife agomba gukora imaneko nawe yarisanishe rwose nabo bivuze ngo abantu bashimuse indege agomba kuba ari kumwe nabo tanga raporo byose mu gihe haba hagize ikintu kiba steak knife uranyumva baracyamagara wapi Respond, please. Running out of time. Yeki kudusiga. Dukeneye kuvugana nawe. Nagerageje rwose wapi ni ikibazo byose biracyakomeje kugorana. Some way to re-engage. FSF simeze gutana uburyo twayisubizaho. FSF nayo basobanuriye ni system y'uburyo rwose indege igize ikibazo bashaka kuyikoresha wenda gahagara nk'ahantu runaka itangiritse cyane. Mu gihe yabaye ikibazo. What is it? Niki? I have a friend at the CIA. Inshuti yanjye muri CIA. Wagiye ureba rwose bijyana nazi. Dark web. Rwose byabonye byonya Ukraine. Imeze nabi. This is a code for a map. Rwose nazi ni code baragenewe rwose kwica abantu benshi igikorwa cyo kwica abantu benshi. Bivuze ngo ahanga ni uburyo bwo kwimeruka tu. Nirangira ry'iminsi. Around with something you're calling that. Nimba ibintu kubbyita nazi. Well, then this is more than just a hide. Birenze rero ko bashimusa indege. Ibintu biraza kuzamba kurushaho. Let it get worse. Reka nibizambe rero. Nibizambe nazi mamenye icyari cyo. Tutaye muri CIA. What the fuck? Okay, cyo nazi sobanuye. We, you should call the attendants. Waji urasaba attendants bose bamwe bakora mu ndege. Indege yagwabuze gato wari yishyize hasi. Nongere kurasa. Yabarashanga abapilote abamere nabi. Amategeko yakora ku mana sinya kora kuri wowe. Ni mutabikunze mvira mu ndege. Ndakunze ibyo ngubwira. Uri umunyanye intege nyegenda hoshi. Acaho mwise Olka. Mucunge yego bari kumwe siko bari kumwanga umwe muri bo aya ngari ko uyu bitebye tugende mucishaho uramuganga bimeze bite rwose hanga ari kumwe n'umupilote kumugubisha ni muzima nta control ufite ugira ikibazo we komeza wite ku bagenzi bakiraho telefone we mumva telefone kari gusona iyo telefone ni yande mumva telefone gusona sasa telefone ni ikibazo telefone amatelefone yose bayatange telefone mumvishe telefone gusona kumbe telefone isona ni yakana mereza telefone telefone kumbunda ngani give me the phone uri maneko mereza telefone cyangwa urasarwa nawe yimuhe kumba ngani mamuhamagara aha urabona ko bayagahungu keza shaka telefone urayimena ujye mbere wepfa ceceka nga muganga komeza ugende unjyanye ceceka mu ceceka nga muganga cyangwa wowe tugende ceceka ibi wabuze ibyo ari byo iyi communication rwose ni uburyo bwo kuvugana umukoresheje satellite ese ibyewe bigira satellite cyangwa se urazikoresha cyangwa leta nizo zikoresha satellite none uri igiki ni Interpol wose nka polisi mpuzamahanga bimaneye kose cyane aya wimbeshye koko se none kuki narakurasa nimba ndi kukubeshya kuki narakurasa bakiranga hari ikindi cyacu we jema ndabarasa tukeneye ko dushyiramo n'abandi bagenzi bakadufasha oya twani maneye kutandaburiza bakabimenya ko ndiwe
gusa kubikozo bimbwiye ariko uri umuntu umwe uko abantu bibengera babimenya niko n'abantu bashe munsi indege bagenda nawe waza kubimenya ubwacu twembi ka ngira umuntu bibwira bacanga kumi arumvaga byabyumvaga ngaya muvume ko maneko wowe maneko we denye irwa nawo koga hasi mundege karabaye gipfunsi kinubi gipfunsi fataka tiriwari wowe bita tiriwari anga I could use your help. Fasha nkwereke Imira Gona. bacanga uwo bahitanye bataya kumamagara bangwa tugende Gorani baramuhitanye yungo yarimo Gorani baramutsimbye yungo ariko nabantu barwanaga hano denye yanje caho ntiyabona hangana amaraso niyo yabona arasubirayo mwese olka itsimbye abuze gato kumuvomera w'ina tamuhitana bamuhitana nabi cyane anjangara akafite yagenda yambaye ahantu hose ni igikize iki wambaye nacyo kara kumuhungu wanje asa kantu kumuhungu wawe gutese agasigarizwa k'igisasu kwa ara kumuhungu wawe umuhungu wawe afite imyaka ingahe? We need to get to the pilot. Dukeneye kujya kwa pilote we wimenyera bambaza ibiki utigira ngo twaye ba best hari ukuntu umuntu ahita yisanza akijya nk'abaye ba best utigira ngo twaye ba best kandi Stop the guitar. I have a friend there. asanga aha ufite amashusho yo muri Qatar mu gihe rwose afite inshuti muri Qatar mu gihe bari bahagaze nyine bagiye gukora rwose maintenance y'indege bagashyiraho bonus na benzine bafashe amashusho niyo babahaye yo muri Qatar none sibyo aho bahagurukiye kuki tutari kubona amashusho yayo dufite yabuze Serivere yapfuye mbere cyangwa nyuma yuko indege ihaguruka ni iminota 20 mbere yuko ihaguruka tambwira ko yizera mu rwose ko kubihurirana hoya ntabwo byahuriranye shaka ni makuru mumereza komeze mu mandi kureba ko icyo wabona mbere uko bayishimute yigeze kubanza guhagara muri Qatar igiye gukorerwa rwose maintenance n'ibiki byose no gufata benzine turugendo rurerure indege akajyana hari n'abanavamo nyine urumva ihagaze muri Qatar waje bamwe bavamo bandi bagakomeza wapo we maze iki kiriyenza ni cya Orca hari ibintu usanga byiyenza shawo niyo byanyuzuraga n'abantu ku ishuri banyamatswa we abantu bavuga nabi banga karengane ese neza rwose nyene utuntu twibiringiti amasumi cyose mwabona rwose papa ndaza kumwitaho nugira ikibazo wetuza uyu nguyu rwose ni maneko aradufasha sibyo araza kudutabara dore wababwiye ngo ntagire wabibwira ese bibabwira bose rwose ndabyo ibyo mbonye sawa ndababwiye ibyawe ako subivuze nyuma kuko ngo nubivuge ndababwiye nyine ukina abandi bagenzi ariko umva rero ngubwire ese muganga iyo kubwiye ko rwose kunywa itabi bitera kanseri byagutera kanseri uhita rwose urekera kubinywa cyangwa ugufata nk'umunsi cyangwa ibiri uko abantu bakomeza kugenda bamenya ibyanjye niko bigenda bizamba kubw'ubuzima bwawe Yeah, we're good. Aren't we good? Good. Asanga uyaje hano tumeze neza ubwo nibyo kora akazi kawe wiki kumenyera wowe uratanya kubwira abantu bose ngo ngende maneko ni ibintu byo kugenda uvuga abantu bose kubera nk'abandi bavuga ngo reka maneko w'akarere haguruka basuhuze nyumvire wose ngo byurumva bibaho ntago mwaba rwose muri mu nama ngo yose y'akarere uhita ngo dose maneko w'akarere haguruka basuhuze ibyo ntago bishoboka womeze neza ra amaraso muganga uyareba ucungira hafi
rano babura bazi guceceka bakabanza bakareba situation ntago ibintu byose usara ngo uvuge banza ko observer cyo bita observing mu cyongereza jibanize ndi birenge hago ndi trirenge Kinyarwanda cyo sinyize a terrorist akusubaza igihe kingana cy'uyikiye umva ikibazo cy'umwana You know what, Sam? N'ikindi Sam ntago nifata nkaho ndi ikibe rwose ntago numva rwose ndiko ndi ikibe uyumva none se uri igiki I'm just a man. Ngiye rero ndi umugabo nyine usanga ugiye kuzana soyo kirore cy'amazi niko yese amubwira uyumva ariko naratoraburiza ndashaka kwemera ko ari ikibe kandi twarihebye ari ukuntu wabaye firi ko wihebye abantu bakabimenya ko wihebye kugenda ubwira abantu bose ko wihebye hari abantu rero bari firi by'ibintu bakora umuntu akavuga ati ngiye ndi umujura ruharwa kenda kajivuga ati rwose bazamira icyangombwa cyemeza ko ndi umujura mpuzamahanga Jeje ndakereka polisi ko ngende umujura rwose kabuhariwe bakira usasa mu ndege abantu mutwe yatangira barya mutwe barya karabaye ibirahure sasa ibirahure bishaka utanya tanya kuzana ibisatano genda kumeneka karabaye sasa do mapafra turika maraso mu ndege karabaye sasa bigenze bite mwicare aba bantu kugira ngo ahubwo barapfa kirikare rugikubita ngo atanya kuva imyuna karabaye sasa nimbaje abone iby'imyuna uzi kubona uzungu uri kuva imyuna ibintu mbize mu bantu rwose babarabu ntago ari abarabuso abirabura bo mukuba bava imyuna gaze kujya wari uva imyuna wowe ngo nutundu twaririje wowe agerarije ko ari iz'abakire What's happening? bigenze biti ndebera indege igeze kure bingana iki iri mu namwe 30 ibumbi 30 nako uvuye hasi nk'imetero 30 uvuye hasi nari cyane ntabwo iri kuzamuka ariko tumeze neza nta byadanje kabiri pressure y'imeze ite mu ndege harimo pressure ingana ite y'umwuka uri kugeramo ungana ute sasa hari uburyo ubundi pressure y'umwuka umwuka runaka ufite umwuka uburyo uri kubakubita ushobora kujyana nyine umwuka kubita ari mwinshi rero uburyo uzi gukubita niyo bita air pressure kugira ngo byumve ni imbaraga nyine ushyira ahantu runaka z'umuyaga nyine niyo bita air pressure kubita ahantu sasa hanga bisa nka imbunda ya Golani ishobora kuba ari ahantu yangije kwangiza rero byatumye umwuka uri kwinjira ari mwinshi ukajya ukubita ku ndege kaba kandi nta kintu kiri gutuma uwo mwuka iwuregaririza nimba ukantu bakangije akantu gatuma nyine uwo mwuka kunuza ukubita ku ndege utagira ikibazo ubateza urumva indege iri mu kirere umwuka uhambaye niyo mpamvu ntabwo wageze mu kirere wava mu ndege ukasohoka reka niyo mpamvu batari basora bafunguye ibirahure ngo usange nk'umuntu ngo yamanuye akaboko ngo yagashyize hanze ngo ndimo nimvira akayaga yewe dise hoshe ibirimo irihuta indege cyane kandi iri hejuru cyane n'umwuka uri gukubita ku rwego rudasanzwe sasa dukeneye umupilote nyine umubyutsa akatubwira uburyo iyo cabin pressure tuyigenza kugira ngo ikomeze igende neza umva rero tumubyutsa arapfa akuri tumubyutsa nabwo arapfa oya ibyo maje gukora kugeza kuri aka kanya n'iby'ibanze rwose ntago ngiye najyanye ku mutwe ko namwishe umva we ntago rero nyine bayazana ntago rero bamurashe mubyutse rero shaka uburyo ubyutse umupilote wamubyutse babwire ukuntu babigenza cabin pressure yagize ikibazo bashaka ko ari ahantu barashe agatuma rwose uburyo iyi kontrolamo ipfa sasa reba byanga epipeni yawe iri hehe abantu bagira ama allergy usanga bagira utuntu bakubita gatuma bagaruka ibuntu bajya gutyo bakagira umutima ukajya gutyo kwibana kuri allergy reba abantu bafite za epipeni n'ibiki kintu ushaka imiti yose ishoboka ni ikintu bagukubita ugahita ugaruka Everybody, listen up. I need your medication now. bose nyine imiti yanyu mwese nonaha imiti yose ishoboka bayibahe ahita amubwira umva abantu bafite utuntu twa sima ama epipeni byose mufite mu bizane mudafatanyije hano mwese murapfa nta yindi gahunda ibihari nyakukusanya muzehe angana we si ukwitanga rwose muzehe rwose baba muzehe ramazani rwose wa cyangugu rwose ikihe bangara gifanya nka muzehe nta kundi noweze ugira ute mwese se mupfe bareba hanga barebe ukuntu bamubyutsa hanga kumushitura baragushitura ukagaruka nabyo kwisinza usinzira ibiki byose nabonye ni ibi ngibi
barazireba ngaza epipenize ngizo. Epipenize sasa nagwa gutera nyinshi kuko kubise nyinshi mutima harukushitira cyane ugaguturikana. Sasa indege uko pressure igenda izamuka cyane biragenda biba ikibazo. Nigera muri za 18 kaba kabaye. Umva we tuza bikore fresh. Urabikora. Umva tumugize tumaye nyeya nago abyuka ari tubaye nyinshi cyane. N'ubundi mutima uraturika. Apfi. Tuza. Niba mutera nyinshi arapfa. Niba mutera nyeya cyane aragira ate? Nago abyuka. Epipeni ya mbere ngizo. Ayo mutera ya mbere shuti mutima. Kubiti ya kabiri. Izo ne ebyiri. Ko nakire kuba kubundi bagicyo tugaruka ko zidahagije. We twitegereza. Ategereje indi we. Kumukira mu ya gatatu cyo guitapfa. Bikore we muteri ya gatatu. We yaburetse. Ya gatatu cyo guitapfa. Nashitura umuntu we warwana tuza. Mwizere umukobwa akora akazi ke. Urumva? Irimo irazamuka sasa. Pressure ngamu irimo irazamuka. Turaga bira turiko. Muka ni mwinshi. Muyagura kubita dore birahure. Dore ikikore muko ikikora. Zamuka cyazamuka ni za PSI 17.6 witeyendi nibiki bemera kubwa amahirwe arakanguka gose indege yashimuswe ndetse ahantu isasu shoko ryafashe ahantu tutazi rero bisa nkaho pressure igiye kuduhitana tugeze kuri PSI 17 ni pressure pasquare inch ni ukuvuga ngo ni pressure runaka iri kugera iri kuba kubita ukuntu ingana kuzamuka cyane sasa ngaka tuzaza kwikoresha intoki rero twisubize muri automatique wasanga yishyizwe muri manuel biradufasha kwa rwose pressure twayishyira ku murongo nibe nyinshi ninabe nyeya valve iri heya ku kantu turakaraga captain arongera birakomeye nibiki bimera mukubita kandi ahita apfa umva igihe kikusiga mutima azanza mu kariko n'ubundi ntago ari burengaho tu kubita ya gatatu witiya gatatu sasa babwira akantu k'umutuku gutya kuri ya 17 basi umuhungu wanyu mutabare yego ngo mutabare gusa ya gatatu ari mutebe bivuze ngo ushaka kuza kugora cyazamuka cabin pressure ni nyinshi cabin indege ahagaze gutya nini mu bita muri cabin nyine cabin abaye muti bite byanyu pressure kuza abantu rero kuba imana nyinshi akabona nakumutuku bamubwiye kuri ya 17 Logi ubaza anga hari ugenda uzamuka ugenda ubarani uko bibabara low hari kora muri rero gutambika simo byumva se ziracyazamuka rakamanuka bigeze kuri n'ibici 9 12 n'ibici 9 bananga mitwira barya ngiye dore kanatsa gatara kerekana ko rwose wana byakomeye 18 yageze sasa ni ikibazo aragira irongera manukamo anga mitwira barya shawo mpamvu ujya usanga iyo umuntu agiye nk'ahantu wari ku amazi shawo usanga umuntu nk'amatwi umubonye ngo arazibye nuko yabigenze 16 bitanye konya kumanuka 14 and falling 14 cyakomeza no kumanuka pressure itanye gusubira hasi nanone agarutse hano nago umupilote arenzaho nuko pilote kapiteni araca aturamwishe no wishe papa wanjye peti tuza peti bacana ceceka adushimusura gusanga yatabikora nabyo nubundi bose bari gupfa kandi na papa n'undi agapfiramo nawe akabukurikira ibintu by'indege niyo mpamvu hari ibintu utajya bakina nabyo mpamvu mufata imodoka musanga perimo ngo muyikorere rwose mwige cyane wikosa leta ukoze urapfa ukica n'abandi bavuga ngo impanuka muzirinde ibintu nk'ibi ntago babikinisha ibintu by'ibinyabiziga gikanye n'icyuma ageze hano utambuka hari icyaho urukasha kiriyenza shawo ngicyo dore ukuntu kireshya ranapu hano bafite zataye igiti batara wowe pu yacaho hari abantu rwose indege bayigize rwose nk'urukiniriro barimo aratambuka amakoko mujinya Alex hano ngana Alex Aregisi ariko ibintu by'ikinyarwanda buryo amazina rero ahita ahindukana narumiwe Alex uri bita Aregisi
iyo gayigiye none ugasaba umuntu ngo Isabelle Zabera nyumvira bana ikinyarwanda nimo mubikura rwose wakoze ibyo warushoboye wakoze iyo bwabaga akoka ndebe ngaho nta kundi mu binshuti nta bindi mwagira muteze nundi iyo mujyanze mwese murapfana mu binshuti mugafatanya nk'abantu bari gupfa wrong, you know. bibeshye anyibeshyeho ngiye navuye kuri buri kimwe I quit my residency. ngiye rwose na stage yanjye nayivuyemo yayagaritse ibyo byose ubwo ufite impamvu zawe ni residency ku muganga ni stage yo kwa muganga nyaboneka ntabwo ari aho utuye ndabaza abasobanuzi nuko bahita bababwira Yeah, shitty ex. yego rwose umu ex rwose wikinaza ari umuntu wikunda narcissist abantu bikunda bumva rwose ibintu byose bibashingiyeho yumvaga ashaka ko ntekereza ko namufite ntacyo ndicyo rwose byahabuze gato mwizere nanjye numve ko ntacyo nshoboye twajyaga rwose igihe cy'amahoro cyabaga ari gike duhora duserera nuko munsi umwe kubera kutaryama no guhora ndi mu iserero byaguhereza umuti umurwayi narebye rwose ibyo arwaye n'ibiki byose chat ubundi yoguhereza umurwayi wose bafite nyine ibyo arwaye ibiki imiti bagomba kumuhereza niba bamaze kuyimuha babyandika ko bayimuhaye rwose iyo miti rero namuhaye kandi yari amaze kuyihabwa niyo munsi rwose n'iby'ubukwe bwanjye nahise mbireka bivamo na stage birahagaze byose birahagarara hangane yego ni ukuri njya kuganira ariko ibyo bagana bagira bate n'ubundi indege yashimuswe burindwi iki umuhungu wanjye yari afite imyaka burindwi muri situation nk'izi ngizi hari abantu usanga abantu nka barufendeke baranapu bahita bati n'ubundi hanga umuntu yakikubitira n'ubundi se ko tugiye gupfa reka basi umuntu apfa agakubise yasame switch arahindutse rwose yarahindutse mu gake ngo mo gake dukora iki nta kintu cyo gukora dushaka uburyo twigarurira indege dore ngiki kibunda ko kimeze nk'igikinisho se yego nyine kimeze nk'igikinisho ako si igikinisho nyine kimeze nka cyo ko si cyo iyi ngiyi uyibona hanga irarasa n'ubundi imeze nk'isanzwe ifite ubushobozi bwo kurasa abiri sasa abiri ikora itese urabanza ukamano hano ifite rwose hanga imbarutso yorohereye uko wibeshye ushobora kurasa umuntu da nta magazine ifite se magazine se si yo gusa dore ngiyi ushobora kuyibona ukajya ngo irasa nk'imisumari yahe ko ari isasu rimwe riza noneho rishyushye byikubye ugatunga ukarasa avuga rwose yitonze ukajya ngo ni nko kurasa rwose ukagira ngo ni uruhinja bagaburira disi urarureba ugafata ikiyiko ugatamika niko ari kwivugira cyangwa ni ibintu byoroshye kukubwira sasa ngani bwatinze bacyagerageza kuvugisha umuntu uri mu ndege bakira aho ngaho yumva nga kumwe kakoresha satellite ke steak knife uranyumva steak knife buretse Do you have your man? musore wanyu wamubonye uyu ni steak knife Yes, go on. vuga no Interpol umupilote yapfuye nta muntu umwe uhari wo gutwara indege umupango rero ni uwuhe What do I tell him? mubwire ko umupango ari uwuhe We establish a fail-safe control from the... hajya ngo nta buryo iyi fail-safe twayikoresha igasubira ku murongo turi hano There's mechanical damage now. reka mu gihe yaba yangiritse mu buryo bwayo nyine yangiritse nk'icyuma cyangiritse hari uburyo buri mekanike n'uburyo buri tekinike nuvuga ngo iyo ikintu cyangiritse inyuma ibyo bita mekanike sasa nk'ari twamureza amadata akainstara ari hariya oya rwose bari hejuru cyane twayamuha gute se sasa indege zacu kurasa zirabura nk'iminota ingahe zikaba zihageze 6 niho ziri mubwire ko rwose minota 10 turaba tubonye uburyo twakigarura indege fail-safe turayishyiraho kandi abizi ko nta buryo bayishyiraho bivuze ngo ushaka yicara agategereza mu gihe ziriya ndege zigenda zikarasa indege zikamurasa umva nimba ari ikintu ufite wakora ndacyumva none nimba ntacyo rero icecekere nimba ntacyo ubwo rero ndigendeye hari andi mahitamo ufite turayirasa nimba ari ukundi ufite uburyo bwa maji wenda twabigenzamo buvuge steak knife utagira ikintu ukora
mu kanya gatoya cyane hano kuri ground control twe turi ku butaka turaza rwose gusubiza ku murongo FSF mu minota 10 indi yandegera minota 3 ngibagereho bamuhaye minota 10 minota 10 baba bapfuye kare ayo namakuru meza simbizi neza sindabimenya kine gushaka ahantu wicara ukihambira fresh ambara sentire ngo muri sencha byumva ari umusonozi nabyumvanye mwicare mwebwe we bakine kugiye cyo dukora sasa ntago wajya bura abantu bigira intware do PDG sasa atanya kuvugana nawe na mugenzi wanga na Sinta ashaka iki ntago mbizi tugira icyo dukora twihagarare wana sasa nga baracyavugana nga kuvuga rurimi wewe baby zone zonge icara we baby zone zo ako se ntago ketwemeye ko twakubise nindo atwara indege uriya mukobwa yiboneye pilote aryamye hasi pilote yapfuye turashaka ko tubigenza wana tugira icyo dukora PDG we PDG uka nyamunini cyaro ngaho icara nyamunini nanga shaka kuzana ubwenge abantu nk'abo sasa mugera igihe cyo kugira icyo mukoro gasanga yanze kugira icyo akora yakoshyaga babona mujya gukomanga nkana akavuga ati none ngenda komanga uhite winjira akagukomanya mwajya kwinjira gasanga winjye wenyine abantu nk'abo bakoshya nyine ko njya ngaho ukaguma mu indani sibyo iyo muto mukomeye mwana muto tugiye umuntu ufungura umuryango sibyo haje nagire n'umufungura umuryango afunge yifungirane mwana arafunga anga ibintu biri hano naga ari ibintu by'abana naga ari ibingibi naga ari iby'abana ako se nibyo bakuru mutahita mubyumva muri za nuza zanyu wenda rwose abazungu kubw'Imana nziza ko yakunda babaze n'ubwenge nago habona abana ariko abanyafrika sinzi ukuntu bita bigenda turapfuye turagenda gute iye use mana yanjye ibyo nasize mu rugo ngo reka mpamagare mama ubuzumva mpamagara akora iki sasa Gorani nawe yabuze mbibutse Gorani yamuhitanye ni Alex Aregisi yamuhitanye okay fata telefone Oruka Gorani araho no nawe Gorani yabuze no wenyine wapi ndi kumwe na Leika umukobwa umva bisa nkaho Alex yamaje rwose gutuma utwe atanye kurangara kwera abagenzi ashaka kuva mu murongo we cyangwa se oya bubiretse weshaka Gorani nakwe ngo wize Alex cyane kucyubona umwizera cyane ngo ni Alex ndegezaje ngizo target is at 35 gose target ataya kuvuga niri bapimanga mukira bafite uburyo bavuga mu buryo bwa gikomando ne abantu babo bisaba ko yize imibare na geography n'ibiki byose hano nkazo ugira ngo warize sera birakunda wapi nago mbatutse ariko ze abaye muto muise murakarase seka kaya dupfuye iki sera ni nziza cyane turayikunda bayize turabakunda uyu ngo yarebye anga sasa itazibona indege zinambara zingizi zirarasa shawo ngoma kugira icyo dukora sasa indege bagiye kwirasa muburire stick knife umurire biramara iki sibyo sasa ibi byose turi kugeza kuvuga anga birimo biracungwa nyina muri kubicunga akora uburyo twabigenzamo hari uburyo twakoresha signal interrupt dukoresha indi metode ituma rwose batamenya ngo ni ibiki turi gukoresha dukoresha satellite dukoresha amakode ahita bimenya Morse code bakoresha uburyo nyine bw'ibanga bamumenyesha bikore abanga batamenya ngo bigenze bite batamenya ngo wagwane batamenya wagwane nimvugo zayo numvisha ngo wagwane nimba ari ibiki habaye muto uyu ngo baramubwiye arazumva sinyare denye yasemye ko gahunda zimeze sinyare yese yakira amenya ko kabaye bagiye kubarasa atagira icyo akora barabarasa mbibutse ko filime mureba yitwa 97 minutes umusonozi mwumva yitwa Dani Kawaka yitwa Dani Bebe ndi najua leta civile ndi chef de zone website turi kureba ni wayashata.net hari abantu sasa bize ngo gupirata barapirata iki filime zacu filime n'ubuntu murapirata iki mwifatire mwirebere turi mu biherega rw'nyuza nibikorwa by'indashyikirwa tuzibukirwaho imyaka Imana se ko yabakunze katwohereza nk'abasobanuzi Taga ati twe nk'abantu bakora umurimo w'Imana filime kukise tuzicuruza wapi n'ubuntu mwirebere mujye mwirebera nakundise simega se za make
nubura nawe ugira ujya kuvumba wifi ukabiri kwirebera se ye denye mu gihe turi mu gihugu cyiza se umutekano ni wose kukize nakwishyuza filime irebere sasa nkamubwire ko masegonda 45 bamurashe segonda 45 sinyara akayihabwa akayumva arangije anga arawe indege ufite uburyo bwinshi wayikontororamo aragira umaze ngakoza gake buriya bintu byose bisaba ubwenge buriya rero niyo mpamvu mu ndebe bakavuga ati ngewe dirane kubera iki se filime azibera ubuntu twebwe usanga kubera ko twize cyane turiga turavuga ati rero katubakorere nk'abanyarwanda bagenzi bacu n'abarundi rwose namwe rwose turazibahaye si yose mwirebere turi abana b'Imana yuno muri mama twadukora isasu ya mbere gisasu ku ndege mbaze mu mama panga ibiki arangije bambwiye amasegonda runaka ibi ni iki bigenze bite indege bombi gisasu kiraje gisasu arangije indege agira gutya arayimanura ayikira ku ruhande gatoya yegarusha gisasu gicaho kiraskwata so ni umuhanga negative impact ntago gipimye hasi uyu ngo niba bari kumbwira gahunda kuntu zimeze bari kumubura nawe ubundi kare kabaye mariko tujyane nkwereke bigenze bite bahise benya ko kabaye batenye kubarasa mu kirere uyaje hano Anani amwisa Anani w'ikanani akaba yitwa Kofi Anani numbaze ngo agiye gukora iki uyu nguyu icyambere agikwepesheje numbaze ngo ibindi biragenda bite zero ni indege ni 3 indege 3 rero ibisasu zifite nimba biragenda bite sasa igisasu cya tugiye kugitera tugiye gutera igisasu cya kabiri ngizo indege ngizo F22 tayari twayikizeho tugiye kurasa indege igisasu bagishyira ku murongo bwiye bagahita bashyira ku ndege bagapima cya muri target indege bagiye kwirasa 97 minutes niyo filime tureba Jehova twe Dani Kabaka rega ndabibasubiriramo mu biboroke mu bifate tubiririmbane kuri twe Dani Kabaka mugana ndababwira nimero zanjye sibyo nibwo biragenda neza What was that? Ushaka kwamamaza ariko nicyo tuba tugeneye nushaka kugira gutya ibikorwa byishimwe byishimwe mwihangane kwa gasuye nyuma gatoya mwihangane bibaho yeze biti ntago tubize babonye kantu nk'abataza kariko kuri radari karabaye ngo yarebye neza yitoze umuyobozi mukuru wa NSA akigoryiwe n'ikizi babona none tuni twinshi cyane kuri radari wagira ngo haje indege nk'ijana imizimu mfite imizimu ariko mubona ibintu bidahari mukataka kubona indege imeze nk'aho ari indege muri kubona mu kirere zidahari yaya turi ku zona nyinshi karabaye sasa bigenze bite ko bateye ko numbaze ngo akoze ibiki Anani karabaye sasa ngani system yajya gukoreshwa n'abantu gose n'abasoviete n'abarusiya kugira ngo baconfusing baducanga abanyamerika radari z'abanyamerika bazivangavange mu ntambara y'ubutita kera radari rero uvuze ngo icyo gihe nta kibimaze uhita ubona ko babaye ngo indege zibaye nk'ijana ngo turagenda nago tureba umva bisa nkaho tuje tone indi ndege isanzwe mu kirere karabaye sasa hajemo n'indi ndege Clear air. akose ninde watanze byagenze bituye ngo azamuka indege yindi azamutse indi ndege abaturage sasa nayo aho hafi rero mu kirere kitarimo izindi ndege sasa nga kwera kuyobya n'amaradari atanye kugira ibibazo hagaragaye indi ndege mu kirere isanzwe irimo abaturage uyu nguyu uri mu kirere we kwera ko ari kureba indege imbere ye nabya radari n'icyo tayirasi wahagaritse misiyo uko ariko bivuze umukobwa muhagarike wapi ntago nahagarika igisasu bamaze kugitera sasa iyi ndege iri kuza mu kirere ngiyo iyi ndege iri mu kirere ibere mu kirere rwose nayo irajyana abagenzi pilote ariko ni ibiki biri hano igisasu cyaraje cyane igiki babona n'indege mu kirere ntabwo indege zo zigomba guhura mu kirere gutya zimeze nkaho zenda kugongana zo zizi uburyo zigendamo kubera radari yazanye ibibazo igisasu ngicyo yakerekeje ku ndege uyu nguyu arimo areba aba bari hano bareba harimo oceanic flight 420 bayireba igisasu ngicyo cyaraje igisasu indege cyayo indege y'abandi dore ngo barayirasa indege hasi irakubise rwose turagipimye kabisa turapimye gusa mu gupima twapimye nyagasani the breeze
sasa ibisigarizwa by'indege mu kirere sasa dore ko yakwitwikiye mu kirere ibisigarizwa byayo itangira kuza mu kirere ngibyo ku ndege kubita indege yabo sasa indege yabo sasa itangira gushya karabaye mama karabaye We lost a friendly. sasa nga indege yindi sangwe turayibuze irarashwe karabaye sasa za ndege zabo nazo We lost both at 20. ebyiri nazo tuzibura nazo zikubiswe n'ibisigarizwa by'indege nazo zigiye hasi. That's why we sent. Aho tworeje eshatu nyine hasigaye indi imwe. Indege bohereje zinambara nazo zo gushyira hasi indege basigaranye imwe zari eshatu baracemo n'indi ndege dore ngiyo mu mazi. Abose bahise bagira ubwoba boze kubona muri abaturage rwose muri kuraswa wagira ngo mwese mubaye byihebe bafatanya. All right, let's get. Dusore kuri misiyo ngwiki sasa uyu nguyu yakameje DTNC bakomeze bayirase uyisigane irase ashaka kwirase yakameje ndayirasa ariko ngewe umva iyi ni indege kwibona rwose uko ingana iguye hasi yakanyiza byinshi yakica abasivile benshi iyi ni intambara turimo bayitangiye turimo turasubiza ukibona uyirase itegeko ryatanzwe. Anani sasa Anani hanga afite na system yakoreshwaga n'abarusiya mu ntambara y'ubutita kugira ngo baconfusing abanyamerika babacanga sasa hanga afite nas afite igisasu ye cyabindi nibavuga kuva kare iba yagenewe ni system rwose bayiziranye yo kwica abantu benshi ibyo bita nas. Urakeka abanyamerika bari gukora iki igisasu cya kirimbuzi cy'abarusiya nikimara kurimbura umujyi wabo biragenda bite? Isurumva izashya igihe kingana iki ushaka gutangiza intambara hagati y'ibihugu bibiri bikomeye by'ibihanganye hoya Marco shaka ahubwo isi idafite ibihugu by'ibihanganye birahangana byombi byose bibigenderemo. Iri ni itangiro ry'iherezo ryabo uyu munsi ni itangiro ry'iherezo ryabo igisasa gishyiraho igisasa cya kirimbuzi sasa cyacya amashusho turebe rwose uko umwenjeneri wo muri Qatar yagiye cyatubwira barebe ko nta kintu babona. Wait a minute. Bullets gato. I have something you nakuba rwose ikintu ushaka kukeneye kubona. This is the kid shot in Qatar. Asanga dore muri Qatar ko bimeze aya ngana amashusho rwose iminsi 3 ishize uri kubona iki right barimo barashyira ibintu mu ndege nyine 6-7s aha reba neza buri ndege yose bagenda bashyiramo ibintu nyine ushaka kuvuga iki aha dore indege yacu ni iyi ngiyi rwose anga reba anga amashusho ni abiri witegereze neza aho ku mapine mbere na nyuma yuko bashyiramo ibintu sasa anga uri kubona ko indege ifite ibiro byinshi kuko uri guhita ubona ko ikinuza kiri kumanuka rwose urakeka ibiro by'abarusiya bishobora kwica communication nyine byica itumanaho ifite nk'ibiro bingahe ni pounds nka 20 cyangwa 30 ma pounds sasa ubone nka pounds nka 20 abari nk'ibiro nka bingahe nk'ibiro nk'ikenda kuya mu byumve neza cyane pounds ntago ari ama pound ntago ari nuza gusa mu mafaranga mutagira ngo na mafaranga gusa ari n'uburyo bw'ibipimo by'ama pound sasa bivuze ngo uramwe engineer ikintu yashyize mu ndege kirenze ko ari agakoresho gasanzwe kaba kagira gate kica itumanaho muri ndege harimo ikindi kintu. Sasa anga indege ndi mu tayari kwa narasa mubwire ntegereje ko mumereza uburenganzira nkarasa. Rwose indege itegereje ko muhereza uburenganzira. What is it? Niki? Be anything. Shakora icyo cyari cyo cyose. Ako ndakeka ari kiri gutekereza. Ni igiki? Sir. Nyakuba. Don't believe in coincidences. Wambwiye ngo ntago twizera mu bihurane rw'ibintu. Back during the Cold War. Mu ntambara y'ubutita kera. Rwose anga abarusiya abasoviyete barikitwa nyine leta zunze z'abasoviyete ngo byitwaga uburusiya icyo gihe yari USSR. Low yield portable. Rwose bagiye bakora akantu gashobora kuba kagendanwa kagasasu. Rwose anga mu ijoro rimwe twagiye kurangira iyo ntambara igiye kurangira dusanga ubusasu bwabuze. Low yield cyangwa n'ubundi low yield ni umusaruro mukeya. Sir, you're talking. Rwose uwo musaruro kuvuga ni umusaruro w'ibiki? Ndimo ndavuga ibisasu bya kirimbuzi nyaboneka. Ni ibisasu bya kirimbuzi ariko bitameze nka bya bintu bituritse ahantu hanini cyane ngo byanyize cyane. Ariko igisasu cya kirimbuzi cyo igisasu cya kirimbuzi burya. Ntabwo binyemeze nka bya bintu nyine nko muri nuza Hiroshima bya bisasu bya kirimbuzi byagiye bikica abayapani bikabamara. Ariko nabyo byabamara tu. Nabyo ntabwo byabamera neza. Rwose ubarose twavuga ko babirimo. Oya. Intambara y'ubutita ikirangira
ubwo busasu rwose ubwo bukoresho nyine bujyana n'ubwo bisasu bwajyanywe muri Lithuania bujyanywe n'ibyo bikoresho bishobora kwica iki amatumanaho nyine bigashobora no kuba byayobya radari. Kuva icyo gihe twagiye tugerageza kuba twamenya ahantu byarengeye nibwo bigarutse. Nasi nuguturika kw'igisasu cya kirimbuzi. Go ahead. Twahamagara. Wait, this has been confirmed? Ibise bya confirm. Engineers iki umwenjineri maravuga nuclear device placed on that. Rwose ngo muri iyo ndege ngo hagiyemo igikoresho cya kirimbuzi. Hey. Thank you. Akoze. I need the sector from the nibwatinze nyene rwose umunyamabanga w'igihugu rwose umunyamabanga nako umutekano kuri telefone akeneye kuba bavugisha kuko byakomeye nkaho ushinzwe rwose umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'umutekano amukeneye birakomeye kabaye sasa atagiye kuzamo ibisasu bya kirimbuzi ahantu nka mwana perezida bagomba guhita bimenyeshwa akabaye nka mu ndege byadugereye ubundi ibisasu bya kirimbuzi usanga ibisasu bifitwe n'ibihugu bike kandi nabyo ubundi kugira ngo bikoreshwe aho nga byasaba ko perezida rwose n'inteko n'abaki bose babyembeje habaye ibikorwa bidasanzwe rero ko umuntu afite igisasu cya kirimbuzi kaba kabaye anga ashaka kugitera ngo cyangwa kidafite ubukana buri hejuru cyane ariko aho kagera hose byaba ari ibibazo byaba ari ibibazo. Look, I got the specs on one of these things. Asani bwatinze atanye kureba kuntu igikoresho kimeze kifite. So now we have to shoot it out the sky. There's no other choice. Tuyirasire mu kirere nta kundi indege tugiye kwirasa. Oya. Haba musaba turitse igisasu cyo kirimbuzi gaturikira ahantu hangara hejuru kuri rwego. Byateza ikibazo gikomeye cyane ku buryo aho cyagwa n'ubundi byagera hasi none bigatatana ahantu hose. Hano hose akangirika. Bivuze ngo rero ngo twirasire hejuru mu kirere. None kandi none indege nigwa hasi n'ubundi igisasu cyaza guturika. Turabigenza dute sasa rero karabaye. Nago bakirasira hejuru nanago bakirasira hasi karabaye. Indege nigira hasi iragonga igisasu giturike. Niba rasira indege mu kirere igisasu n'ubundi cyaturika cyangize byinshi hasi kuko kiri hejuru. Kiraza kumanuka uko kimanuka rero cyangize byinshi. Ari byo ngufite nyine ukeka ko ushaka kukinira ukabimenya. Munatanga makumyabiri n'ishize rero tukabamenye rwose amasinya yatangajwe hagati y'umuntu uri mu ndege n'abantu bari hano muri iki kigo. Mbibutse karibigeze gutanga sinyare bazihereza nde steak knife. Ni nyama niza icyuma cy'inyama. Ariko ntago bavuze ko bagikatisha inyama gusa. N'ubundi se ko mwagikatisha n'ibiki n'ibitunguru. Baba bagiye kugikora ubundi ni kuba barabitanye babivuga abaturage bagenda nyine babikoresha ibyo bashaka. Sasa ngaye samagara chief amusobanura gahunda ko byagenze akukiye kurinde. Ntago hanga twaje mu bintu ngo by'amahugurwa bisanzwe. Aho utekereza ngo ibyo ngo watekereje ko ari ibyo ngo wahise ubikora hano tukurikiza amategeko wanyubahutse kandi ubishaka ntagarikije ku igisasu cya kintu ko cyaturika oya wumva wishaka kundogoya impamvu yonyine idatumye wambaye twa dukoma twa leta itanga nonaha ni uko kiriya gisasu kirimo nyine twisanze igisasu cya gihari ugize amahirwe dukoma twa leta muhita mutwumva ni amapingu nyaboneka ndayango n'utundi ni imiringa rwose imeze neza. There's always a chance. Aurara amahirwe. Mahirwe. How many times have you Ako sumaje kwa applying inshuro zingaye kuba wagira wabagwa akazi k'uyu mwanya ndimo wa director wa NSA bakakwangira n'inshuro zingaye inshuro 5. You still believe this? Ntakizera ko no ari amahirwe rero. Urumva gihari se? Uzayobora NSA rero. Lost. Nuko utaratsindwaho. Because you haven't really lost. Nuko utaratsindwa neza byanyabyo ngo wumve nawe biranze. Ntago uriga neza uburyo ingaruka zo kudafata umwanzuro zishobora kuba ingaruka zidasanzwe. Ntago biraba ngombwa ko ugira icyo umwanzuro ufata kubajyanye rwose n'agatsiko karimo ibyihebe. The bombings of grade schools. Rwose abanyina bayazana ko baraturikije ikigo runaka wajya gufata uwo mwanzuro Washington ikakubwira ngo bireke. Because they didn't want to escalate. Kubera ko ngo batashakaga ko ibintu ngo bizama ngo bigatutumba nyine bikarenga bikamenyekana cyane bikaba birebire. You didn't have to stay up. Ntago byaye ngombwa ko wicara ibyumweru hafi bingahe bibiri byose udasinzira kubera ko umukobwa wawe yashimuswe. Ndasanga ari kuvuga inkuru ye ko hari igihe yafashe umwanzuro yashatse gufata umwanzuro wo kwica abaki ibyihebe kubera ko ubundi mu byihebe bafitemo nk'umwamaneko oda gatabyica byose yafata umwanzuro yo kufata bye byamaje kuturitsa ikigo
barangije baramubwira muri Washington ati wishaka ibi umwanzo wureke tone ngende kubagira nyine kugira ngo tugendana byumweru bibiri kabishigashira umukobwa yashimuswe babantu bamwe Washington yakuye ngo nubakoreho kagatsiko k'abantu. You didn't have to watch her beheading. Ariko bamushimuse ntago byize biba ngombwa ko ubona umukobwa wawe bari kumuca igihanga on a live stream imbere y'imbaga y'abantu biri gucaho live kuri za YouTube no kuri za televiziyo bicaho live. Wihangane ni byamubayeho ni director. Luck runs out. Amahirwe arashira. I think there's still a chance because impamvu ora ukiza kwakira amahirwe the world really is. Nuko utaramenya neza ngo isi imezite. Hariye umwanzo yagiye kufata muri Washington bamuza ko yawo kufata nawe arabyemera birangira abo bantu bashimusa umukobwa bamucara igihanga kandi uyumva ko yaza ko yarufasha kuba byararangiye n'undi ibyo byiye byose akabitana what it can be. Genza ariko ntago nzi ko zamera ko nzi ko yamera igendere uzabimenya hari aho ngiye ari aho ugiye aha uzabona uri Rwanda. Okay, hano ari Amerika. Uzababye yakubwira ibintu kwata gose nk'ibyo bintu ngiye nibyiki kuneza iminsi. Ukora akantu gatoya umuntu agatakubwira ibintu biterekeranye. Ni bwatinze. Uzabona ngo ikingo uzumirwa ngo nawe uzabyara abaye bagutesha umutwe inyumvira. Kucyo se bumva bazanesha umutwe. What do you now? Listen to me. This is a suicide. Hazo gusanga umubyeyi kubwira ngo wajye umera nk'abandi bana. Wese kuyitambwa ngo nawe ujye umera nk'abandi babyeyi. Naga mvagiye ngo mujye nkubwira abyeyi banyu gutya bagokubita hose bwo mu kuvunaguye. They're using this plane as a missile. Sasa ngane bwatinze bagarutse angado ari PDG sasa ngo bafite mission yabo. Umva leta yacageje kuturasa. Nta muri burize kudushaka. Tureba. Turi nuko agatukifasha. Heathrow finally came through. Sasa ngane bwatinze Heathrow yamaje gutanga abashusho. Aho baturutse mu Bwongereza. Where are we with that comlink? Nose tugeze ko twavuga gose na nitumanaho satellites in range. Ryo ko twavugana no muntu uri mu ndege. Sasa ngane iminota ngingaye kugira ngo tubafatishe neza. Umusore wacu kiri umupango kandi none hanga tumubwira icyo gukora. Tegura umupango. Kiri kungiye cyakora. Indege yageje kwirasa byanze. Aho bigeze sasa no kugerageza bashaka icyo bamukorera. Indege itaparika nabi kandi nanone bayirasira mu kirere kabaye. Kiranga uyu baramwataka. PDG yatatse umuntu. PDG sasa PDG yatatse siwe. Ubu bagiye kwirwa na sasa dore ngo arayoboka kayobera ko utari we sasa. Aza kuri uyu nguyu rero yatatse mbere. Umva. Ceceka. Fashu ceceke. Ceceka. Chikariko. Ageze hanga orukarabibona. Sasa yakubonye we cyonye cisha kwirwa we. Umuntu ngo wigaragambije imbere y'abandi agomba kuhanwa. Amuri babariye bahita bamenya ko ari ikibazo. Bikore musaza. Atazakumenyera se. Muhitane vuba vuba. Ngo kwigangambye. Abantu rijose. Bana bagenzi bose bareba. Nakunere kugenza imbere y'abagenzi be atabikora agahita babona ko rwose afite ikibazo. Ko batari kumwe. Mugenzi wareba. Nobishe no bamaze. Turi mu ntambara. Witwaye neza sha. Mama horo hosh. Mama horo hosh. Amwese mwicara ariko muramubiki. Wese ari umbundano. Ari umbunda siki. Iki ni gisaza barakiza hanga kigenda kirasagura fate nk'igikinisho wowe. Yarayibika. Ya. Munanga gubanu ijosi na bintu byinshi. Ibwatsi hasa kuri ruhande. Ari Asga. No mwayitanga Jovite. Jesus. Jovite rwose. Jovite. Afande bigenze bite. Zuburyo rwose ira face twayisubiza ku murongo. Gute? Tuyinstara bundi buki. Gute ngwiki? It's still up there on the main. Umva mara mu ndege muri server birahari dushaka kuyizimya twonye twayisubiza ubundi bucyashya. Uno twangize ibyo amakuru twayamuhari yose akoresha akayishyamo ari yo. Commercial airline to receive at that altitude. Ariko sana ari rwose yakira gute?
izo data zamugiraho ziti everything ariko mfite indege irara hejuru packages twice that size. iriya ndege zahise zimwohereza. Once you download the package, the install will take care of itself. Sasa namara kubidownloading ibyo turi muhereze bihita byinstara. Ubundi urumva data nk'amakuru muri laptop kuna bagenda baje kohereza muri package abagenda nyine agize gutya agenda ameze nka ari mu mafoda si mu byumva cyangwa abumbiye hamwe cyo bita ama package imwe nyine bifite utuntu twinshi tuyirimo iyo kensta nka package kataka bifungura byose mu byumve gutyo tugire duteze Mushaka mbibigije muri filime y'amasegonda ngahe rwose amasegonda mbigije computer yose Set up codes. kuko mbigije segonderi yose se Can you do this for me? wabinkorera Jovite Sir. yewe nyakuba ndabikora sawa Jovite angana we mwayite bafite bagomba hanga felsef kwisubiza ku murongo bakayistara bundi wishya bayikureho bonje bayestare naho bundi bitabaye ibyo birakomeye sasa ku ruhande umuntu bamutinya nka babonye nta mikino hano we steak knife ni Alex sasa ku ruhande arica uruka Babylon babwana nga mu rurimi bavuze n'ijambo ntabwo niryo barivuze ngo nyumve Sishuka kora. rega kubeshya n'Imana ndagira ngo yowe nayo mfite kuvuga ibintu ari kumva mu mashuri niza pe mu ndimi nzisha ntabwo Birusiya birimo pe ibintu by'Uburusiya n'ibyarabo wapi wasinge mbabeshye sasa ni bwatinze bamaje kwanaliza ibijyanye rwose n'amashuri ku kigo kinini cya Heathrow bose twamaje kumenya amasura yawe twayabonye uvanyemo umwe ngabo umwe yanapfuye ari umubura Sloris Enid Sloris uramuzi Now we know where they're headed. abo bantu bagenda hasi heza Here. hano He's coming for aranziye Sloris denye ngo Sloris aramuziye numva ngo Sloris amuziye kubera iki Sloris menya ari uyu nguyu Anani menya ari Anani yarakaye Anani uri mu biki Anani ajanga yikanzemo yabonye umuntu ngo Sloris Enid Sloris chief ya Jano Why is slow? none ko iki Sloris ajana kukwica because history. kwere ko amateka ko byagenda kose akugaruka wari umuzi se I created him. Ninjye wamuremye nyuma umukobwa wanjye wakoze ibiki I wanted to hurt as many of them as I could. bose muri abo ibyo byose nashaka kubikomeretsa cyane no kubihangayikisha mu buryo bwose nshoboye bose benshi bashoboka ngo mbagigize ntabwo nitaye ngo birantwara iki ngo igiciro cyabyo cyangwa se ngo ndishyura nde ariko kwera umuje nshaka kwihorera umuntu nyirabazana wo kwica Catalina nyirabazana w'urupfu rwa Catalina uwo Catalina rero ni umugore wa Enid yitwaga Abdul Hamas niwe wari wishe umugore wa Enid bitaga Catalina rwose yakoraga mu isoko risanzwe nyine ryaho ngaho muri quartier aho babaga yakoreshaga abasivile baho hafi muri ako gace bo kuyango nyine abikinga inyuma tutagiye icyo tumutwara kubera ko ntabwo yumvaga tudashobora gufata risk nk'iyo ngiyo kuba benshi babipfiramo hejuru ye yabaga ari kumwe n'abaturage bandi mu isoko ntabwo wabonaga ko rwose twamwicarayo Intelligence didn't know about the ammonium nitrate. gusa ntibyari mbere yuko rwose amakuru atugeraho n'ubutasi bwacu bumenya ko afite depo yuzemo ibisasu bikozwe muri ammonium nitrate. Nitrate ikora ibiturika. Boys in that village was the son of Enid Sloris. umwe mu basore bari muri uwo mudugudu mu bana batoye bari mu mudugudu rwose mu kigo kiraho ngaho yari umwana wa Enid Sloris. Nyuma yaho Sloris became a virus. Sloris yabaye nka virusi. Yaragiye rwose tundi dutsiko twose tw'ibyihe baragenda rwose aradukongeza akajya dukoresha. Adukoresha mu buryo bwe abakoresha mu buryo ashaka. Ku mpamvu ze bwite. Uribuka cya gitero cyawe muri Cape Town imyaka 2 ishize. Yego, Green September yabikoze ariko nuko cyenda kw'icyatsi niko iyo groupe y'ibyihe yitwa Green September. That was Green September. Green September. Using green. Oh yeah, yali Sloris wakoreshaga Green September. Now he's on that plane coming. None ari mu ndege yari kukuzira arize mwenyewe. Nagiye koresha udutsiko twinshi tw'ibyihebe. Ubu none arize mwenyewe Sloris. Enid. I need to go to the cockpit. Nyine kujya muri cockpit.
cockpit ni hamwe umupilote abari kwa pilote. Just get the passengers, get the passengers. Inshuti mwavuganye se zimwe zo kubutaka. Umva abagenzi bose bamenyeshe ko ni sinyali yanyu ninyitanga ngomba guhita bakora gahunda. Hano ngani muri n'usivira umusirikare ku mbaraga. Hari igihe byakomerega ntabwo bose mwagiye mu ngando. Iyo bikomeye bikomeye. Mwabaga mujye mu ngando n'use wakirwana ute byakomeye. Ngomba kwiviringitari ukavuga ati situation zigize Sanga umuntu buse wisanzuye nk'umucyobo wava mute. Ngomba kuba twifunze tukibanza. Sasa hagati yacu na cockpit kwa pilote hari bane ni batanu. Oya Alex turi kumwe yanatwara n'indege. Alex ko nimwibone yica mugenzi yica PDG namwe mva gutsobanura hanga bagiye kuvugana rwose hanga batagire babwira abagenzi bose ugira icyo bakora muzengu uyu muzero run up hanga yarashaje hanga nyaka rwose ni mibi cyane. Ngo tugomba gufatira twese ntacyo nge nakora tutangaragaza ibisobwa ngo muri amuntu nge namwizera namahita mufite niyo nyine wadufashe zo gutwara indege. Nwese we no mwicero no urayitwara se indege ko tayitomborera ikave ngwido ari yo manganya run up muzero run up do mu ndege atike ariko mwebwe atike bose bagomba gufatanya bakabahashya umwanzi do oruka kifitemo n'ubwo cya oruka kuvana ugera muri cockpit ni bane ni bangahe ni bune ukizemo nande na Alex ni batanu. Wewe muceceka mukuvugana biki we muri mu biki batanya kubwirana bose mu ndege bamenyesha ko gahunda zigiye kugenda ko bagomba kwirwanaho. Umva indege tugiye kuyigarura twebwe civil batazatumenyera ubundi se busibye ko bafite imbunda zaba civil nkatwe bose batanya kubwirana Ajano sasa ari cyane cya oruka fata ikintu wowe wa mbere hasi gahunda na yindi indege bayigarurire sasa niyo gahunda y'umunsi nuko igiye kuba iteye. Nibi byagiye twagiye barataka wewe bamufata umukobwa bigize ibicisha umukobwa bose bamutera imbunda y'umwaka bamushyira hasi barakubita abasivile shana abagomezi hasi bagufatiranye bamukubise ingumi inki imigeri y'inzara bamukura imisatsi. Sasa ande undi fata oruka bakacini oruka rongera baramukubise ikintu cya mbere yagarutse nanone ku mutwe wa civile shawo abantu bafatanyije hamwe ntago bashobora buri abantu bunze ubumwe ngo n'Imana irabasanga bunze ubumwe irabasanga niko bigenda bunze ubumwe. Sasanga usigaye afite icyuma n'ubundi nicyo bamwitira steak knife nicyo afite n'ikiriya nyine icyo yamuteye icyo tamushyira hasi turi kumwe muvandimwe run up hasi esara skwisasu yebabawe mbega anani yaje mushinya turi kumwe nawe muvandimwe rwose run up yaje kuvuga ko rwose babikoze bari kumwe isasu run up hasi asigaye umwe sasa anani Alex uri mugambanyi oya Marco ni wari umugambanyi yari Marco numbaze mpamvu zangu umugambanyi ni Marco ariko raserera serera Gipfutsi tiku nani janga fata tiriwari wowe fata tiriwari agano kurwanya ibonye cyose fata tiriwari nawe ifate denye karacyakomeza ni filime ariko filime rusuyangwa harundi wazisanga nutaringe filime ngizo usanga ku giti.net n'indi nziza uzisanga na Nde Sankara na Junior. Dirani ni ngewe uyu uri gusobanura yitwa Dirani. Abantu babazi ko bose ngo ari Sankara ngo ni Sankara wahinduye ijwi ngo ugahindura izina nako aramukorera yasi yagize bike muza kwiheba muri iheba mwebwe
Bano mwihebe kubakameje kwiheba barihebye udo dore ikebe cyanyuma cyapfuye cyagisinziriye cyarasinze wagira ngo banacyorosha muga ndakeka bamwe mu bagenzi bakeneye ubufasha bwawe genda urebe ko nabakomeretse n'abagize bate bose ubarebe gendi fresh niko poa denye They're all down. abashimusi indege bose hasi ubu tumeze neza ubwati nakomeza wahamagara Steak Knife uranyumva ninde NSA Director NSA Hawkins Steak Knife ni ikintu cya mbere kibanze muri aka kanya injira muri cockpit kwande kwa pilot injiramo Mr. Hawkins Copy that. ibyo ndabyumva Copy that. If anyone's wounded, Aro wakomeretse namaneke rwose tumumenye nigaragaze nimenyekanishe Rana apo we niyarenzaho Rana apo rwose ya Steak Knife Escort is standing by. Sasa ngaha rwose iyo indege ku ruhande rwawe igiye kohereza amakode kugira ngo iyo fail safe system wongere ushyireho to runway 28. Irahita kohereza rwose ku kigo cy'indege kiri aho hafi kuri 2882 ni ikindi kigo cy'indege ubwo kivuye mu makode gatumenya ngo icyo kigo cy'indege kiri ahagana he Of your current position. rwose ni nka mayiri 10 uvuye ahantu uri muri aka kanya fail safe nimara kujya ku murongo biraza kugusaba ko rwose amaferi rwose yose nayo yatangiza zero kuyakora kongera kuyashyiraho 10 miles. mayiri 10 We don't have enough fuel. nago dufite benzine ihagije oya murayifite cyane amahirwe we byizere yi chief arabira akoze nibakwiye ko na benzine uri kuyireba director nawe ameze nk'umusazi bamwe ko na benzine ese wabasha gutwara indege rwose anga twose nimara kutukuraho systeme rwose yose iravaho imbaraga amashanyarazi yose ahitavaho mwambara amasentire biraza kuzamba turamanuka turamenya nkaho tugiye kumanuka gutosha mwese mwicaye mwambare sentire bose tubabwira ngo bamenye ukuntu bigiye kugenda ku bracing for the impact urangije antene nyishyizeho kugira ngo babashe kuba yakakira iki za packet bazimuhereze zibohereze ndabyumva rwose reka nzohereze amapaketi azohereze aba nguyu nawe arazakira asanga byarangiye rwose paketi nazakiriye ni amadata nyine bayibumbiye hamwe ubohereza bakohereza kuri ki kuri network runaka nawe nta kintu cyo gukora zose bisetinga kuri yongera ashyiraho tangira zero banyije nuko indege bita bigenda wowe iramanuka ngiyo hari uguhita kambogereza iramanuka ngiyo kamanuka sasa nkamo kumanuka karabaye sasa kongera kwigarura sasa ni ikindi kibazo iri kumanuka butosho ngiyo butosho iramanuka butosho iramanuka ngiyo aranyorongera aratsa sasa rukwatsa bikanga sasa arukwatsa bikanga biranga wakatsa ngiyo rigeze mu mujyi ngiyo yanze kwaka kuko amahirwe yongera iraka rangije yamaze kwaka sasa nk'umuntu wabyizeho gakeya arangije nayo cyakora nta kindi arongera yizamura abaturage nta kindi hano ngaha ni gusangira utangira kubona umwisilamu ari kuvuga ngo rwose ari gukora ku kimenyetso cy'umusaraba ngo yukira Mariya bikira abagabo bati bigenze bite Nabi Muhammad bigenze bite hano ngaha umuntu wahita yogerwa n'idini rye ugasanga none umwikatolike rwose atangiye kuvuga ngo Allahu Akbar kandi uravangirwa sasa ngaha fail safe kugira ngo rwose control yiduhereze shyiramo izo code tugiye kuguhereza code ni Tango Oscar Sierra Mike Hotel Eco Lima 5-4 Oba mubwira wikumva ntago basubiza Steak Knife, did you copy my last? Steak Knife ibintu ngubwira urabyumvisha Engage the system. System ntago turayikoresha turayishyiraho utarashyiramo izo code sasa nga mwitondere filime wa wundi bateye icyuma Mako ntago arapfa ariko kudashaka gupfa wamuhitana akagendera rimwe aza kumureba umuntu muganga
reba ko nawe yanamutabara nawe wamenya nose napfuye No. upfa he wapi ntabwo wapfuye nose bandi bapfuye abandi the others yego They're all dead. bose bapfuye Except for the undercover. uvanye uri mu maneko rwose ramagenti rwose we waguhitanye wagukubise icyuma oya mweje toyeta Paul ni njyewe bitoye filme sasa wiki steak knife I need to hear nyene kukumva sasa karabaye koresha izo code anje tafunga umuryango steak knife. Are you here? muri cockpit steak knife uri muranyumva yanga kubasubiza konfirma ko code ziri kukugeraho araceceka mwitondere filime umu agenti twe tuzi nk'umu agenti igihe batanyaga kurasa bakwereke kuno byagenze barasa ba flight attendants uyu ni steak knife sasa uyu mako niwe maneko nyirizina niwe yasohamagara bwa mbere anamamenyesha ko rwose bamaje indege gushimutwa rwose mission ni gushimuta mbisubire mu mission gushimuta indege abantu bari mu ndege rwose bitwaje intwaro ni 5 bashimusa indege uranyumva ni watanze zira sinyare yari mako mu yagendaga ni wahise ataka kayikuteri akoreshwa na satellite yanavugiragaho agayikutera ko gakora nk'icyoma kakanakora rwose nko kumviraho mu gihe ajya kugashaka ako kiyorerwana garuka mbibutse ni maneko yakoranaga nabo ari barazanye uyu nguye yagiye kubyuka akubitana nako steak knife franyumva He never was. Umva steak knife nabyo yigeza kumva ntago yigeza kumva Mr. Hawkins na mbere hose yakumvaga karabayi hano director yese ikangamo yongeye kura ku mashusho hari umuntu umwe batarebye neza ibye aramureba haya yasabimenya Slowless sasa karabayi uyu nguyu mwenyewe mu ndege uyitwaye niwe Slowless need Slowless wici umwana mbibutse nawe kare yavuze ko umwana we yapfuye anagenda na shrapnel igisigazwe cy'ibisasu arantu hatikije igisasu apfa umwana twumvisha kare Hawkins abivuga tutanye guhuza neza tugahita tubyumva twabisobanukirwa bazamura rwose ku mupira wanjye nkwereke arazamura ngizo hano imibare yanditseho yeye n'amakode afungura umuryango ujya kwa pilote ugomba kumuhagarika oya No. we ntabwo byakunda I can't find. ntabwo natwara indege akora none ntabwo wamureka ngo indege agigongeshe muri indege harimo igisasu cya kirimbuzi arabaye mako ni wari wa Interpol uriya ni Slowless we yaje kwitana n'akantu rwose kakayikutere ahita ajyana nabyo ajyana n'ingingo n'umurenge rwose n'ibiki umurenge ngukuye none ko nanjye none byivanze iye mwihangane ntabwo nzongera basi mumbaye rya none ntabwo nazongera nabireba 02514 025514 nimba nambirebye nanarebye neza mwihangane kinyenze nuko ari imibare si imibare se none namwe ushaka kwifata mu mutwe muyandi case fate mbunda mbibutse kare yamweretse uko nayikoresha hey Slowless nguwo need Slowless yakoze kuri ka kantu ngo nako umuhungu we isasu byaratewe ahantu umuhungu arapfira isigazwe by'ibyo bisasu ni cyo yambara ndetse bakwereke kera kuno byagenze yari afite akana k'agahungu yari afite imyaka 7 n'ibibazo yo dishi ari kera afite umugore wamwitaga Catalina so munsi isasu cyagiye kituritswa ahantu mu gace bari batuyemo igisasu cyaraturikijwe nuko yasanze umwana we bitagenze neza sanze umwana yapfuye mujinyura mwica kandi mbibutse nawe yari umuntu ukora Hawkins yari amwishyuye ngo amukorera akazi amwica witwaga Abdul Hamas Hawkins umunsi yaramutengushye kuko baraturikije baturitse ahantu hari umwana we uwo munsi imaze kugenda gutyo
imodoka nuko zahavuye zirigendera zinambara. Umunsi dore nuko barebanye na Hawkins, umwana amaze gupfa. Nuko intambara yatangiye kera, maze imyaka myinshi. Ninzika vubanga mwana wanjye tuba turi kumwe, bivuze ngo nta yindi gahunda nawe nashaka pfe akwagira n'ahantu rwose atera ahantu muri Amerika na sesa pfe kubita ikintu we wambeshye aguwerekera. Why did you kill your own? Ukiwica abantu bawe. I had no choice. Amahitamo nari mfite. When I found the earpiece, maze kubona neza ngabona karakaro ko mu matwi, I knew one of them. Ese mbimenya ko umwe muri bo ari maneko. Ntabwo nari nzi ngo nuwuhe. Yo nagomba kubica bose. Ese gira maneko bose arabayitana. Ako nagufashije. No. Oya. God has nothing to do. Yo kwanga mana hana hure nibi. None kwera iki Alex, kwera iki? Ubutabera. None twese tugiye gupfira ubutabera bwawe. Ninde uzapfira ubwacu none twe tugiye gupfa? Ibi bizarekira ryari, bizahagarara ryari? Bihagararira hehe ko nabyo. Meze imbunda aramurasa. Bagwa n'imbunda amurasa. Arandashe wan. Arandashe. Hasi. Utwo arandashe. Ye arandashe. Abakoga mananje abakoga nabikiro. Akana karasohoka. Kana kare kitsimbye karasohotse. Kamaje gusohoka ngare kamwereke. Kandi twaze cya kintu hano yitwaza kizimya moto. Fire extinguisher. Kizimya moto. Nongera guruke nidi. Urandashe. Gusase. Fata kiri wetu mwana mukome ikintu. Mwana ngana yarakaye. Mwana ngaba barakuru gasanga mwana ushaka kumumenyera. Mwana nk'uyu wamumenyera amaze gukura kumena ijigo yaciye muri byinshi hanga abantu bashimuta bagira bate barasana areba. Unanakura ku mbaraga da. Twese tugiye gukora impanuka, tugiye kugonga. Hello, is anyone there? Turagerageza nibikorwe gutyo. Nibwatse yasamagara. Hari umuntu rwose ku murongo wa pilote. Kiraho mvugana nawe. Hari umuntu wamfasha. Imenyekanisha urinde. My name is Kim. Nitwa Kim. My name is Kim. Nacho izina ryanjye nitwa Hawkins. Mfite control y'indege. Niko mbikeka gusa. Ntago nzi gutwara indege. Bose bashimusa indege bose bari hasi. Reka nkuvugisha turebe ko tubigenza. Imbere yawe uri kubona icyo bita main console. Kona akantu kakanzo main console ni igiki cyo gicyo. Tablo. Ngiyi. Mwana yabimwereka mbibutse umwana wa pilot ari tuntu duke abaza. Nayibonye. Bari bambwira ngo rwose nyene authorization code nyene gushyira mu code. Okay, andika ibigiye kubwira. None se ndakanda he nandika he ndabyandika he. Ngibi mwana babizi ngize wandike hano. Mwana pilot wabizi. Okay mbwira. Rwose nk'umwana w'umusobanuzi ukuntu abazi mikuru n'ibindi abazi cyane. Tango. Tango. Arandika. Oscar go ni O. Mike go ni M. Sierra andika S. Hotel ni H. Echo ni A. Lima. Erendende. 54 gatanu kane ukoresha amakode ya gisirikare nuko bavuga nyimba banditse Echo ni ubumenye ko ari A. 5 kane. Kandi namaje gushyiraho fail safe gwiye gutijyaho. Tayari. Ndege ngiyo. Tana nakana. Fail safe yamaje kujyaho. Rerouting to safety. Tugiye guhita indege tuyekeza hano yaparika neza. Landing site. None se ETA yo kugeraho iparika imezite. Estimated time of arrival. Igihe tugiteganya ko yabihageze ngo mu gihe kingana iki? 10 minutes. Iminota nk'icumi. Ntabwo dufite benzine ahagera Kim. Uyu mwana ngaba abizi ari kureba agahita ko ntabwo bishoboka. Hello? Banga kongera kubasubiza indege kandi bari kwikoresha. Kim. Arimo arabyuka ninde? Slowly savayo. Bagiye kubajyana ahantu handi muri parike indege kandi iminota nk'icyenda kwagera.
Nago mwahagere benzine ni nyeya. There's a private landing strip. Gusanga muri mayiro nyeya uvuye anga turi hari ahantu mwaparika rwose ho umuntu rwose ataraha leta. Hari prive nyine ha company runaka cyangwa umuntu runaka. Baza gusaba ko tugiye mu buryo buri manuel nyine utwara. Twakorwa mu buryo nyine buri automated. Byo nago nabikora. Kubyikoresha. Ndakuvugisha ndagenda nkubwira uko bigenze. Iminota 2 ishize kwashaka kugonyesha indege none ubu ushaka kudutabara se. Gute suruma twakwizera gute? Yego nshaka kwitabara nyine. Yarebye akana, yisa akana kajya kungana nkake. Naga akana nkaka kabipfiramo. Benzine kudushirana. Kandi tuye kura moteri benzine gahara byakome benzine. Ayayaya samo vaho yicare. Moteri mwise. Inavaho. Agiye ikintu agerageza uhita umurasa. Shaka kuzana ubwenge. Shaka kubizana mu bwenge umurasa. Rangije ari byamanje kwandikamo Felsef no kubanza kayivanaho. Yongera ashyiramo za code yivaneho. Yakuba rwose Felsef bongeye bayivanaho. Indege nago yakongera kwitwara. Indege kwa twayikore yakikoresha twayerekeza ahantu naka nabyo. Bena mbere cyo ngicyo ntugifate nkavura nago ikoreshwa nk'uburyo vore ikoreshwa sibyo tabafata icyo ufashe nk'ari vura ngo ujye ukata uko yiboneye iyo ukatisha ubumoso n'iburyo ugiye gucya indege ushaka kushiduka uyikaraze yajya ku ruhande rw'unyikaro rya mbere yindi kajya ku rundi ruhande ukatisha ubumoso n'iburyo urabyumva iyo usize imbere yisunitse icyo kintu ufashe gisunitse ukubona wajya ngo ni vore ko itari vore amapine ushaka kugira gutyo ukayamanura urayimanura nyine ugasanga nyine indege urayimanuye nyine gutya ikizuru cyayo ukakimanura iyo ukuruye ikizuru rongera ukakirebesha hejuru ikazamuka ni ukuvuga ngo iyo usunitse ikizuru kiri hasi kamanuka urabona ahangaha ku maguru hari utuntu tumeze nk'udupedale ariko tubona aha twaza kudukoresha dukoresha akaguru k'ibumoso tukatisha rwose murasira ibumoso burengerazuba nako kugeza rwose ahangaha mu mibare handitseho 202 muri taburanga ubonye ariko byanditse arangije akatisha indege ikatisha ngiyo nguko nuko indege bayitwara yo namwe mufatira ariko amasomo ariko mugere mwiga ariko nyene mwiga agora ngara akoresha ngara rwose nuko yakoresha nka feri anuza ayo yita ngiki ngo bande fe ko se namwe mwabaye muti nyumvira kwikoresha nka mburiyaje nyabuneka sasanga umva operation ndege babwe hanga 522 katarasi indege afite igisasu cya kimbuze na kwirasa ikibazo indege ngiyo mu mujyi yahageze kandi afite igisasu cya kimbuze hano hasi akanyireka ibintu bikazamba indege arayigarura okay F22 yensubiyeyo ni za Raptor koziswe Kim urabikoze. That's the name of that airport they're headed for. Resi yoga kinege bagiye niki bakita Pacha Field. Sasa anga babwira ikigo kinege bagiye guparikaho. Umva mahamagare rwose abashinzwe umutekano bawo hafi bashyizwe moto abo tabazi bw'ibanze bitegura kwita bakira. Babwira abantu bose ibintu byose abashinzwe gutegura ibisasu barebe bari tayari igiparika bajya kureba. Ibitaro biraho hafi ni bihe? Jackson General. Wabwire ko bitegure rwose ko bashaka kwakira abarwayi. Babamenyesheje. Sasa angareka nkwereka ikindi kintu ugomba kumenya. Iyo tubaye tune tw'umutuku umanutse cyane uri hasi cyane. Iyo tubaye tune tw'umweru ubu uzamutse none ukajya hejuru cyane. Utubiri tw'umutuku no tubiri tw'umweru zo turaza kukugeza neza aho uparika. Ngaho bahageze. Ngicyo. Sasa ngana ngo ushaka guparika direct ngo uparika biri aho ngaho. Umva twadupine tw'indege dushaka tuvaho tugaturika kwera umuyaga watumera nabi cyane. Ukeneye kwanza ukamanu umuvuduko ukawumanura ukamanura ikizuru kikamanuka neza. Ugabanya umuvuduko w'indege. Nago itumanura amapine gutyo bira mupangu. Uri kumva? Batari sawa. Gake umanuka. Manura icyo kintu kakimanuka gake aho ngaho ni sawa. Asa ngaro kwina mwereka kuna agomba kugenza akandi kantu. Aho ngaho naho amanure aragira gire ufatana amaferi n'ibiki byose. Uparika indege ntago ari gupfa kuryo bira mupangu. Gahunda hano ugeze sasa
kugenda gahoro byibuze ubwo bakora amapine kangaka gakande gakurure kamanure kamano kose kamanura amapine avayo pine y'indege Sam Gwinon Samuel rero turenga hari ahantu nshaka wituvanaho gutyo wituvanaho moteri ukoresha tudubuto tubiri turi hano uri kutubona nurangiza wituvanaho benzine ukoresha akakabuto kari hano ntago moteri yabiri kwaka mu gihe ikintu kibi cyaba kibaye ugomba ko yavuyeho moteri kwaka rwose ushaka gutuma n'indege none yose iturika papa rwose abakishema nawe naba mugiye cyakora mwana moteri bajya kuba kijya hasi bahita bayizimya nayo no kumanuka hanga bagahita bayizimya agafata n'amaferi na za feri yamu bakazishyiramo zose bano benzine bose gumisha hamwe indege igumisha hamwe abasano bareba bakoze kosa ritoya ufite igisasu cya kirimuzanga cyaturika igonze nabi paritse nabi Sam akantu wifatisha ngo tagira ikibazo ese nakana igera hasi muri tamaka indege iramanuka ari ukugira gutya karenga umuhanda gakomeza kagenda paka aho amaferi yose ashobora kurafata fatisha amaferi afata amaferi abafasha amaferi dodo kunafata amaferi ndege fata amaferi fata amaferi fata amaferi Irizo yamaze kwifata kare moteri bazimije byose na benzine bakuyeho ugamahirwe ndagira hagarara ugamahirwe Bana bari yababa we none ngiye kwiturira wa Nyagasani Chapelle niho nzigiye kwiturira bana no batanga amasezerano atabaho ndege yageze hasi no detonation nta guturika kubayeho naki ibintu byose bimeze sawa arabarirukije urabimenya kuntu rwose abantu bashize umutekano bangayika burabo ryamye no witumenya ko nibi byanabaye reka da no gukumira icyaha kitaranaba kureba hano Slowlis ntago yarenze gusa ku munota wa nyuma arabatabaye bitabaye we nawe udakosa ariko ahubwo se nyuma yo gukosa ukoze iki so gukosa ubona ukwivuruguta nta mugabo udakosa icyo gihe basohoke ubona rero igisaho cyakirimuze nta wamenye ushobora kwigumishwa amahano nga witinza ubwo kiguturikanye sohoka bundi mu bambere niyo mpamvu rwose nk'inyubako ndende bakubwiye ngo bashyizeho alarm bibabwira ati rwose emergency rwose musohoke ujye usohoka vuba vuba ushaka gukora iki kindi uko yasohokanye n'umwana ni Kim kana akita Sam papa wako yapfuye afunga umuryango w'indege ntabwo byari byoroshye ni iminota nta nubwo ari igihe kiba kinini cyane ni nk'agasana n'igice ariko bishobora kukubana nk'umwaka ukagira ngo umaze nk'umwaka mu ndege rwose twaragiye tumara iminsi uwo wumva bamaze nk'icyumweru mu ndege hari ibintu ushobora kubona amasaha make n'iminota mike shawe ibintu bikakuzambana uko byagenze abakize barakize n'abapfuye nuko bapfuye c'est la vie ndege na yindi ni Oceanic 420 200 nako sorry 220 company yitwa iki Oceanic Airlines nigi izo ndege niyo ndege navuze iri muri izo ngizo ni company none iyo nayivuze Oceanic Flight 420 n'ubwoko bw'iyo ndege bibiranga mujye mu byumva okay nimba mutabyumvisha nakundi mwihangane sengirene ikiza nuko mubyumvishe yunguye rwose barandika amabaro wasaba kuba bamuzamaka ama promotion bahora bayanga Is that the fifth? yari gatanu se 6 yari gatandatu I wouldn't worry about it. Rwose ntago nangayijwe nabyo orara amahirwe ko rwose ibintu ushobora guhinduka ku nshuro nk'iyakanga nk'iyakarindwi bura nawe amenya bura bishoboka ko nk'inshuro ya karindwi ishobora kuza yabihinduye ibintu bigahinduka Isn't that right? siko bimeze se Director of Operations Toyin
Yes, sir. Yego nyakubahwa. Always a chance. Orara amahirwe. Congratulations. Felicitation. Usa nkawe nguyu nawe kandi wakoze. Promotion yagiye kwihabwa. Nyuma yo kwisaba inshuro nyinshi misiyo nk'iyi ngiyi ubundi zituma baguha promotion baba wakoze cyane. Nuko bwagenze. Yagiye agira inama ariko abantu bagiye ibitekerezo nkanjye. Turi bake buriya mana yanjye buse yewe. Musebye. Nakero bagenze yari filime yacu nziza cyane igiti.net. Yumva nka twa Kabaka nyaboneka ko manze mwumva ikintu kimwe rero mbayitangaza. Filime ziri kuri wa eshatu akadomo igiti akadomo net. Filime n'ubuntu bw'ubuntu ujyaho ukajyaho ukandika ibyo bintu ngubwiye hari abantu mbwira ngo ni igiti.net ko byanditse muri YouTube bikanga nyumvira. Jya muri browser yawe hajya muri ifata gutera aho ujya wandika nyine ngo wayeshatu akadomo YouTube akadomo com aho ngaho ni wandika wayeshatu wandika wayeshatu akadomo igiti akadomo net ukande enter muri Chrome yawe muri Firefox muri Safari muri denye muri UC browser ni browser zigiye zitandukanye mbagira ngo naneze babwire mutazajya ngo ni ibintu ujya byose ufite kimwe muri ibyo ngibyo reba nyine muri telefone yawe cyangwa kuri mashini yawe cyane ushaka kwamamaza ni nk'ubuntu nimero zanjye 0784 666 7 09 uzisubiremo 0784 666 7 09 tuziririmbane tuzikore mu muvugo namuzifate nuko kagenze 97 minutes niyo filime twarebaga muko yasankaraje abakomereza filime nyinshi zirari kuri web za Coast Guard Malaysia za iki hariya indi ni sankara Extraction mukayo none guhita bakorera Titans yagiye guhitijamo bibutsa ko minsi ya vuba minsi mike cyane the originals nayo itatangira Elena de Soul nayo rwose irakomeje no filime yampaye nka denye our blooming youth nayo no wiki nibyo basanga rero bivuze ubwo nibyo nuko kagenze noneho naye ndaje mite dukomeza na kachis denye ni deni kabaka ni deni bebe ndabashimiye. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 07 88 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07 igiti.net, the free movie tree. Bantu mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangire ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzu ry'umutuku utanga zino service zikurikira:
amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore bategerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona serivisi zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 078 216 130 cyangwa 078 249 789.